Sashimwe bene data muraho neza mbahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana nziza, tugushimiye kubw'urukundo rwawe, urwo rukundo nirwo rwatumye wandikisha iby'urwo rukundo kugira ngo bizajye biduhembura bidusubizemo imbaraga. N'uyu mwanya rero tuguhaye ikaze ngo uze uduhembuze ijambo ryawe kandi uritwezeshe. Mwuka wera nadushoboze guhishurirwa icyo watugeneye kandi anatubashishe gushyira mu ngiro icyo dutumyeho. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Mu gihe kingana n'icyumweru cyangwa se iminsi 6 y'icyumweru tuzaganira ijambo ry'Imana rifite icyifuzo cyangwa se intego yo kugira ubuhamya bwiza ku Mana. Kugira ubuhamya bwiza ku Mana nicyo cyifuzo tuzaganiraho muri iki cyumweru, tuzagisengera. Ariko kandi ndifuza ko bitazaba icyifuzo kigarukira kuri iki cyumweru gusa, ahubwo kizaba icyifuzo cy'ubuzima bwacu bwose. Uyu munsi rero turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu Byakozwe rero mu bice 13 umurongo wa 22. Ni amagambo Pawulo yari arimo avuga yibutsa Abisiraheli iby'amateka yabo, ababwira ukuntu abami ba Isiraheli bakurikiranye. Avuga kuri Sawuli, none ageze aha ku murongo wa 22 avuga ngo imukuyeho, ubwo Imana ikuyeho Sawuli ibahagurukiriza Dawidi, iramwimika, iramuhamya iti mbonye Dawidi mwene Yesayi, umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ashaka, azakora ibyo ashaka byose. Imana itugirire neza. Kugira ubuhamya bwiza ku Mana. Aha ku isi hariho abantu bafite ubuhamya bwiza, bafite reputation nziza, batangirwa ubuhamya n'abantu bose. Ariko hari ugutangirwa ubuhamya bwiza n'abantu, cyangwa se hari kugira ubuhamya bwiza ku bantu, hakaba no kugira ubuhamya bwiza ku Mana. Kuki tugiye kuganira ku kugira ubuhamya bwiza ku Mana? Nuko umuntu ashobora kugira ubuhamya bwiza ku bantu ariko ntagire ubuhamya bwiza ku Mana. Ibyo ni ibintu bishoboka. Umuntu ashobora gushimwa n'abantu bose ariko Imana imugaya, kuko abantu bo bareba ku bintu bigaragara, bareba ibyo umuntu akora bigaragara, ariko Imana yo irareba ikamenya n'ibyihishe abantu bakoreye mu rwihisho. Ni Imana idahishwa, ni Imana igenzura, ikagenzura n'iby'imitima yacu itekereza, n'iby'imitima yacu yibwira. Bya bindi watekereje ntunabishyire mu ngiro, nabyo Imana irabisesengura ikabireba. Mbese iyo Imana igiye kugutangira ubuhamya, ireba ku buryo ubana n'abandi ugaragara, ariko ikanareba no gukiranuka ko mu mutima wawe. Iki rero cyari igihe, hano magambo dusomye, donc icyo gihe cya Dawidi ni igihe Imana yari ikuyeho umwami witwaga Sawuli kubera amakosa yari yakoze, no kuhajyaho kujya kwimika undi mwami. Igiye kumwimika igenzura mu gihugu hose, ireba umuntu yashima, umuntu ukwiriye kuba umwami. Hari abo bantu wenda barebaga, bakareba ibihagararo, bakareba n'ibindi nk'ibyo, wenda tuzagenda tubigarukaho. Ariko igeze kuri Dawidi iramureba, ititaye ku kuntu yari umwungeri w'intama, yaragiraga intama. Ititaye kuri ibyo ngibyo, ititaye ku kuntu ari mutoya, yari afite imyaka mitoya, itarebye ku zindi mpamvu zose, iramureba, iramushima, iramukunda. Irangije ngo iramuhamenya ati mugire iki gihugu cyose mbonye Dawidi mwene Yesayi, ni umuntu ufite umutima umeze nk'ukuntu nshaka, ati uwo azakora ibyo nshaka byose. Imana yacu itugirire neza. Sinzi ukuntu wowe Imana iri kukuvuga muri iyi minsi. Irumva yabonye Dawidi mwene Yesayi, iravuga ngo mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Reka twibaze, wowe muri iyi minsi iri kukureba ikavuga ngo, ikakuvugaho iki? Imana itugirire neza. Ntijya ibeshya, ntijya inabeshywa. Uko uri niko ikubona. Ubuhamya ufite imbere yayo nubwo nta kubutekinika, nta no kugenekereza. Niba ari bibi ni bibi. Imana itugirire neza. Mwifurije kugira ubuhamya bwiza ku Mana. Kwemeza abantu biroroshye, no gupirata ubuhamya byakoroha. Ubuhamya ndavuga bw'abantu, ariko ubuhamya bwo ku Mana nta muntu ubupirata. Mwifurije kugira ubuhamya bwiza ku Mana. Imana itugirire neza. Kandi ntibibe icyifuzo cy'uyu munsi gusa, ahubwo bibe icyifuzo cy'ubuzima bwose. Imana itugirire neza. Kugira ngo ugire ubuhamya bwiza ku Mana,
bihera ku kwemera kugira umutima umeze nk'ukuntu Imana ishaka. Imana itugirire neza. Kwemera kugira umutima nk'uwari muri Yesu Kristo ni ibintu bihera imbere mu mutima, ntabwo ari ibintu bigaragazwa n'ibyo twambara, n'ibyo tuvuga cyangwa uko dutwara Bibiliya. Oya, ntabwo ari ibintu bigaragazwa n'uko twahinduye aho twasengeraga. Ni ibintu bihera imbere mu mutima. Ubuhamya bw'Imana buhera imbere mu mutima. Imana itugirire neza. Ariko kandi ntibigarukire mu mutima gusa, n'inyuma nabwo ukuntu ugaragara. Mbese uko uri mu mutima bikwiriye kuba bihura n'inyuma. Wifurije kugira ubuhamya bwiza ku Mana. Imana yacu itugirire neza. Murakoze.